reka nsaba abantu bankurikiye Tasiye Titusi inshuti ya Biryo Wisiritse sabe torero urukumva nsabe Theo bose babireba sabe birashoboka Forodisi nsabe mbega abantu ba Denise bose mwese haraje ubundi mwagiye ahantu bita bahita yaryo muri rwa rugendo rwa za Gisagara muri concert bura kuye kimwe se mutabwiye abantu ngo bakande saba ba Juste wowe Revera ujya mu biganiro byinshi we Reverand inshuti ya Biryo Wiziritse ibiganiro uzakora muri iki cyumweru byose ngenzana kwihamagarira ukande subscribe share na comment Biryo Wiziritse ave ku bintu byo kwizirika Ezekiel wowe Ezekiel umwana w'umuhanuzi hanurira icano ibintu byo kwizirika tuyireka ariko nyine nicyo navuga muri make so kuvuga abo bose ndabazi kandi nzi ko ari inshuti za Biryo Wiziritse yego Korari Manda hano CGM ni inshuti ya Biryo Wiziritse Korari Riba Ibutare sibyo za Jovanisi zose hano mu Gatenga za Erayo n'izindi Biryo Wiziritse ibintu byose za Biryo Yiziritse aziga yiziritse ashaka yiziritse akarabe yiziritse abona akazi yiziritse nanafungura cano nayo ayizirikeho njyara reka mbabwire ibi bintu gwese ahubwo se Biryo Wiziritse atazamutse byagenda bite kandi ikindi numvisha ibibazo yagize wewe wabikoze sha wowe Imana kubabarira sibyo iyi cano muyikunde caho ubutumwa bwiza ikindi nabasha kuvuga burya umuntu ataguhagurukije uri mu bibazo ngo agusindagize ni nayo mpamvu ubona tudahoza abantu ku mutima kuko ngewe umuntu nasaba igihumbi nshonje pe nkagusaba igihumbi sibyo uraruta wundi ushobora kunzanira wowe ukakimpa uraruta wundi ushobora kunzanira miliyoni mani mfite indi kuko ubu ngubu igihe umuntu yari agukeneye n'umuha amaboko ntutekereze yuko yagukenera ari uko yabonye amaboko ahubwo amaboko aba yakeneye nibyo nari mvuze ni abatagira gute ni abadasigana babigaragarize kuri iyi cano cyangwa muri showbiz nzarebe ko ku macano ntabwo birimo ariko ku macano ntabwo birimo ariko ejo bundi bakoze igitaramo cyiza ndanabashimira abadasigana muri make nabonye ari timu nziza ikorera Imana kandi Imana ibaha umugisha ibyo rero wenda mbivuze nka showbiz ariko bibaye byiza bateo uririmba yandirimbo nguriye bakimubona rwose mushyigikira ariko Theo njya mbona postinga cyane Imana imuha umugisha rero tubonane ubutaha nitambukiraga murabona ko ari no ku kagoroba nihicariye ahantu mu kajaride sibyo kandi Imana ibaha umugisha amahoro n'ubuzima bavuga butumwa b'inshuti zanjye bose namwe mukande subscribe basugira Steven ba Isano Erika Nishabo sibyo aba ni abantu mbavuga babwiririza ahantu ba abantu bagiye batandukanye bose babwire ngo Imana ibaha umugisha ariko mwibuka gukanda subscribe ariko sibyo urabibibutse iki twababwiye yuko uzi gukora neza nabikore bimubera icyaha ubundi gukanda sub kuri Biryo Wiziritse bigutwaye iki nushaka kujya ufata na telefone ya mugenzi wawe nk'ubu ngubu ugiye shaka guha umuntu sub ngiye mbwira abashiki banjye bose ni mukande hano abwira mama wanjye n'abaraho muri salo bose nkababwira ni muzane mbibereka nawe rero ukibona iki kiganiro Imana iguha umugisha sub ungana na sub uri bushyireho sibyo urumva bageze mu kirorero sibyo bahageze hanyuma Petero Yesu arababwiriza amajije kubabwiriza Petero avuga atari ku bintu by'umwuka wabiduhaye twabibonye sibyo noneho reka tugaruke no muri pati y'umubiri turebe ko naho ushoboye aravuga ati rero noneho ati mwigisha asezerera abantu bagire gute bataye kuko ahantu turi ni mu kidaturwa siko yababwiye se ahantu twebwe twibereye ni mu kidaturwa ni ukuvuga mu kidaturwa ni ahantu hadatuye abantu ni nk'uko wafata Nyungwe urona n'iy'amashyamba ariko ukahahurira n'iki n'abantu ukababwiriza iki ubutumwa Petero atereka rero nese ati turi mu kidaturwa ahantu umuntu adashobora kugera mu rugo Yesu aravuga ati abari mwebwe mugira gute mwanama mwe mubagaburira ni nko kubwira abantuza ni nko kubwira abadiakoni ukabwira n'abandi n'intama ngo mumenyane
sibyo abari mwebwe mugaburirana noneho Petero avuga ati twebwe ntitwanze kubagaburira ariko hari akana gafite amafi 3 n'imigati ngahe 3 gusa urumva ibyo bintu byahaza abantu 5,000 urumva noneho itorero ridahaza abakristo ku by'umwuka n'iby'umubiri akenshi wenda niyo ritangira niyo mpamvu nabagiriye inama mujye mutangirana nabo mubasha kugaburira yego ako kantu niko bona umusumba no mubyeyi agakwiye gutunga abakristo sibyo none uravuga ibindi ni muri pati 2 iryo wiziritse umukanda mu nda iryo wiziritse umukanda mu nda Imana njya mbabwira iryo wiziritse umukanda mu nda kamera gasenga iryo wiziritse umukanda mu akajya mu butayu iryo wiziritse umukanda mu akayinamba tubahe kaze mwese kuri channel yacu Bigiwiziritse TV muri aka kanya turi kumwe n'umukozi w'Imana umunyamakuru icyamamare ni umuntu w'umugabo ntago namuvuga reka abibwire ni n'umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa reka abibwire kabisa uyu munsi yifuje kuba yatuganirira aha reka rero mbabwire ni mukomeze kugira ibihe byiza ariko muri make ntangajwe n'iri zina bwa mbere izina ariko se mwana yanjye birya iki Bigiwiziritse ubu se turi bubirye ubu bintu turi bubirye ngo nibi siroga nyine ya Bigiwiziritse iravuga ngo ni ibihamya bidufasha kugera mu rugendo ariko okay ndamuzi Bigiwiziritse uzi umuntu cyangwa uzicano nzicano n'umuntu ndamuzi ariko agira indirimbo agira ubuhamya bwiza aso Bigiwiziritse ndamukunda ariko hari ubwo agira avuga urugendo rwe rw'ishuri sibyo wenda ntubigire titre ariko rimwe mu kiganiro kuri televiziyo yigeze kumbwira uburyo yajyaga ajyana na Tasiye ku ishuri Tasiye Titus ubwo Bigiwiziritse n'umuhanzi na Tasiye n'umuhanzi ariko bose nyine Tasiye nabibona ntazabikomeza ukira wa mugani abafite iyo yavuye Tasiye warakize pe Imana ngo nizita ufite indirimbo ivuga ngo nizitagira imirizo ngira zikomakoma hanyuma wayishimiye uvuga ngo aho igejeje ikora ugikodesha uri kumva ibaze gushimira Imana ngo aho ugejeje ukora ugikodesha n'ubundi ukiri nkubiswe ariko none ubu ngubu yahimbye yihera ariko ntabwo mbivugiye kwa Bigiwiziritse ubu nyine indirimbo yawe ariko narakabonye narakabonye gato nanagapostinze ngo arimo aragira umwana w'inama narakabonye ariko rero Bigiwiziritse nyine ambwira urugendo rwe rw'ishuri ambwira ibibazo n'ingorane yahuye nabyo nsanga uyu mugabo yariziritse tu none na cano ni ukwizirika tubirya twiziritse mwana Bigiwiziritse wabiriye wiziritse ariko mani hari abantu babirya batiziritse da utibaza ko abantu benshi bizirika dore baranabyoroheje ubwo ushatse kuvuga ko hari abantu badukurikira se batungurwa no kubona ibyo bintu bijya biziritse Bigiwiziritse ariko impamvu ndayumva uyu mugabo yatangiye cano afite abantu benshi bamukunda wenda reka mvuge kuri showbiz ndeke kujya cyane nubwo ndi evangeliste ndeke kujya cyane ntabwo ari ukumwamamariza wenda njye nabipostinga uyu mugabo yatangiye cano afite abantu benshi bamukunda ariko nibaza impamvu adafite 200,000 byasaba kuko ni ukuvuga ngo miri y'abamira mu Rwanyamani kuko abantu afite njye reka bikubwira njyewe utampaye sabu ubu ndwaye kandi nanone mbonye muri comment nabonyemo izina ryawe mba mbona mana ari ibibazo bya Dani kuko uyu muntu Bigiwiziritse yaboye imitima ya benshi none atangire cano mani unanirwe no gukanda ako kantu ukandaho gutya kakadomo n'akandi kakazogera uhita ugira gutya ibintu bikaba birarangiye akaba waye monetize nawe ibyo kwizirika akabivamo wenda akayita mugisha agahita cana yita mugisha muzajya mubibuha yiziritse akwiziritseho aguhamagaye agize gute mani ibintu byo kwizirika mwabiretse wangu kandi ubwo nawe wasanga utarakanze saba
ubwo se urumva bibaho njye narabikoze ubwo wamugana abantu mukurikira ibiganiro reka nsaba abantu bankurikiye Tasiye Titusi inshuti ya Biryo Wisiritse sabe torero urukumva nsabe Theo bose babireba sabe birashoboka Forodisi nsabe mbega abantu ba Denise bose mwese haraje ubundi mwagiye ahantu bita bahita yaryo muri rwa rugendo rwabo za Gisagara muri concert buriya kubera iki mwese mutabwiye abantu ngo bakande saba ba Juste wowe Revera ujya mu biganiro byinshi we Reverand inshuti ya Biryo Wiziritse ibiganiro uzakora muri iki cyumweru byose njye nzanakwihamagarira ukande subscribe share na comment Biryo Wiziritse ave ku bintu byo kwizirika nawe ibintu bimworoheye abo bantu uvuze bose ibiganiro barasora mu iki cyumweru rwose bamupininge ngiye kubivuga Ezekiel wowe Ezekiel umwana w'umuhanuzi hanurira icano ibintu byo kwizirika tuyireka ariko nyine nicyo navuga muri make si ukuvuga abo bose ndabazi kandi nzi ko ari inshuti za Biryo Wiziritse yego Korali Manda hano CGM ni inshuti ya Biryo Wiziritse Korali Riba i Butare sibyo za Jovanisi zose hano mu Gatenga za Elayo n'izindi Biryo Wiziritse ibintu byose azabirya yiziritse aziga yiziritse ashaka yiziritse akarabe yiziritse abona akazi yiziritse nanafungura cano nayo ayizirikeho njye reka mbabwire ibi bintu nawe twizeye ko ibiganiro ugiye gusohora muri iyi minsi njyewe Biryo Wiziritse rwose ahubwo iyi cano pe ntakubeshya singiye kuvuga ko ari ubwa mbere nyibonye ariko ntabwo nari nzi ko ari iy'umuhanzi Biryo Wiziritse reka ariko ubu ndabimenye ngiye no kubimenyesha abandi bimenyesha abandi kahise nayo yuzuze miliyoni yuzuze miliyoni ababona igikombe n'abandi reka nkubwire ubwo se ahubwo se Biryo Wiziritse atazamutse byagenda bite kandi ikindi numvisha ibibazo yagize wowe wabikoze sha wowe Imana ikubabarire sibyo iyi cano muyikunde icaho ubutumwa bwiza ikindi nabasha kuvuga burya umuntu ataguhagurukije uri mu bibazo ngo agusindagize ni nayo mpamvu ubona tudahoza abantu ku mutima kuko ngewe umuntu nasaba 1000 nshonje pe nkagusaba 1000 sibyo uraruta wundi ushobora kunzanira wowe ukakima uraruta wundi ushobora kunzanira miliyoni mani mfite indi kuko ubu ngubu igihe umuntu yari agukeneye n'umuha amaboko ntutekereze yuko yagukenera ari uko yabonye amaboko ahubwo amaboko aba yakeneye urebe ukuntu rero navuga ngo abantu muri rusange reka mvuge ngo abantu bamwe mu Rwanda umuntu arakubwira ati ndagukunda ariko mani buriya gufata telefone yawe ugakanda gutya kuri kara kantu ukavuga ngo ngwaye saba ugahita ukana n'akazi ibyo bintu birananiranye uzi ko mani nasanze afite saba 1000 bingahe njye se ko mwanshyigikiye nkaba mfite 12,000 kuri Jado TV show mushyigikira umuvandimwe umukozi w'Imana ahubwo njye nanayipinga kuya njye kubera iki nababwiye ibyumweru 3 mukaba mu 7,000 bya subscribe Juste bagwaye bingaye si 8,000 mu mezi 3 bya sabo we Biryo Wiziritse rero barimo baragukina kuva uyu munsi Biryo Wiziritse buri wese ayigiriye abantu babana mu badasigana abantu nibyo nari mvuze nabatagira gute nabadasigana babigaragarize kuri iyi cano cya muri showbiz nzarebe ko ku macano ntago birimo Diko ku macano ntago birimo ariko ejo bundi bakoze igitaramo cyiza ndanabashimira abadasigana muri make nabonye ari team nziza ikorera Imana kandi Imana ibaha umugisha ibyo rero wenda mbivuze nka showbiz ariko bibaye byiza bateho uririmba yandirimbo nguriye bakimubona rwose mushyigikira ariko Theo njya mbona postinga cyane Imana imuha umugisha hanyuma rero Jafit njye naje kuri iyi cano nuko ariko nari mbonye sabu zayo nkurikije Biryo Wiziritse uburyo ibintu byose afite ridahura ni cano navuga n'abantu mu bana birya rwose ko bikaze ko
rero ntabwo nsenze nsengera iyi cano Yego. kuko ntabwo ari iyo gusengerwa Yego. icaho ubutumwa bwiza sibyo Yego. ubwo rero mukande subscribe share na comment wenda tureke n'iby'amafaranga ariko se ntabwo mushaka ko ubutumwa bugera kure nukora ubutumwa kandi nibwo anyuzaho pe nibwo yinyurizaho yinyurizaho ni abakozi b'Imana nta matiku agira cyangwa nuko mwumvishe muri kwanga ibintu byo kwizirika sha aya mubikore nk'iki kiganiro rwose iki ngiki muzagikandireho saba kandi umuntu Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha rwose ubwo rero wowe ubonye iki kiganiro ntukande saba ntabwo ngo ukanze ariko gukanda saba ni ukugira neza bikubera iki yego kancumbikira nese ngo bimeze bite ubu se bimeze neza ariko ntabwo ndi buvuge ngo amakuru yo ku mihanda kuko njye simba ku muhanda kubera ko abantu benshi bazi ko amakuru umuntu yashakira ku muhanda ariko ku muhanda nta bantu babayo reka ahubwo umuhanda bawuremeye imodoka n'abantu bagenda ariko amakuru ntaba ku mihanda aba mu bantu kandi mu gihe maze mu itangazamakuru ndibaza ni hafi imyaka 14 ntago nzi ko amakuru ava ku mihanda ahubwo ava mu bantu yego none se ejo bundi nabonye ikiganiro wakoreye kuri Nkunda Gospel ari nacyo kintu navuze nireka nkandine n'umuvandimwe uri uguhuza ibintu byo kuraguza n'ibintu by'ijambo ry'Imana biriya bintu bihurira bitandukaniye kuko warabisobanuye ariko ntabwo nabyumvise neza none se ubundi Jaffe ntabwo uraraguza ese ubu se reka njye nakuze ndi umwana nakuze njya mu rusengero muri Ecole Dimanche 12 ndabatizwa mba muri korali rinda nsoza kaminuza ari ubwo buzima wenda njyewe nakoresheje ibyo navugaga nakoresheje abantu ibiganiro ari abapfumu ari abaragura n'abaraguza benshi murabizi ariko mbona hari abantu babeshya babeshya ko ari abapfumu ariko ibintu ntibikunda ariko mbona hari n'abantu babyizera njyewe mperutse nyine nibyo navugaga hariya kuganira n'umwana njyaranyibwirira ati Jado uri kumva ati ngenda araguza nzamukuzanira no kuri Nkunda Gospel narabivuzeho uri kumva araraguza yarambwiye ati ngiye Jado ndaraguza ati bampaye uri kumva ati sekuru n'ikibabi ati icyo kibabi kituma aririmba sekira aririmba sekira arambwira ati rero ati nagiye mu rusengero ngo bansengere ibintu bizamuke indirimbo zanjye biranga atari ku mupfumu nabonye gahunda ze ziri gukora ati ibintu birimo birakora ati ubu ngubu ati hari indirimbo ngiye gushyira hanze sibyo ngo nimba yarayise nguki yaravuze ngo nimba yarambwiye ngute yarambwiye ngo agiye gushyira indirimbo hanze ngo yitwa ngo nemera ryangombe ryaba binga banyundo goko bose yari asanzwe abazi ntabwo abamenya agiye ku mupfumu ndakora he ati rero ati ngendize nibyo nizera sibyo ati kandi ndizera ko ibyo umupfumu yambwiye bizasohora ubwo twe turi kubihuza n'iki no kuvuga ngo ibyo umuhanuzi yavuze bizagira gute bizasohora nawe aravuga ati nkajya mubwira ni rega emera Imana wizera ati wapi ati hari ikintu umupfumu yavuze ati kandi ndagitegereje ati kizasohora so rero uwo mwana ni ukumuganiriza ariko ihame rye n'imyizerere ye imwemeza yuko bizasohora hanyuma wenda ikindi navuga twavugaga cyane ku mibereho y'abakristo tugaruka kuvuga ngo mbese ijuru abantu bazataha kandi iryo juru rikaba ari ijuru rimwe ariko imico y'abajyajuru ikaba itandukanye ugasanga uyu munsi umuntu ari muri ibi ariko ari no muri ibi ariko binyuranyije n'igitabo bagaragaza ko kigenda kijya mu ijuru kijyana abantu mu ijuru ni nayo mpamvu rero muri iyi minsi nyine nibyo wenda twabaye nk'abavugaho gatoya kubera yuko yari ari kumbaza kuri byinshi cyane n'ibigendanye n'inyandiko nyinshi z'indirimbo nagiye nandika ivugabutumwa ibyo nagiye mbwiriza ariko ngiye mubwira ko atari ngombwa ko
ubutumwa mbwiriza bujya kuri social media nubwo nabwiriza umuntu umwe ku wundi cyangwa ku maradiyo n'ahandi ariko ibyo ababikora ntago makanye ko wenda niyo nzira bayobowemo ariko njyewe ntabwo ari ihame ngo ubwirize abantu benshi kuko ndeka mbabwira abapasitori benshi nta mupasitori Imana yigeze iha umubare sibyo azabwiriza sibyo ntabwo ijuru ryatumye umubare w'abantu bazabwiriza ngo wenda ngo nutabwiriza 1000 ntuzarijyamo ngo nutabwiriza 2 ntuzaba wabwirije ikizima nuko wabwirije none se Yesu yasize banga 12 ngiye burambashije kubuzuza sibyo nabanganya na Yesu ubutumwa sibyo se yasize 12 arabaforoma neza umwe aranamunanira amusimbuza undi ubwo rero gushaka kubwiriza 100 nibyo nago mbyanze ariko bakeya babyumva sibyo bagendana na birahagije ariko se baturanga nicyo ugize bake wamugana ikintu cy'ituro nakirega turakigarukaho ituro se shana se shaka umwe yavuze ngo umuntu niyemezwa n'umutima we none abantu bakabashaka kwemeza abandi ariko ubundi ufite amakuru ko abantu bemera kandi nyine barahembye amatireke y'ubujya babemeza ntayo reka mubwire ikintu ugireba papa savas gireba papa sava oya zira ni comedy ni nka abantu bavuga ngo baviburi mu rukundo ngo barashaka kumera ngo nk'igihinde ubwo zo urumva bibaho birabye muri papa sava hari aho abantu banakina bagakabya sibyo hari naho wenda bakina bikaba ari ukuri ntago nge zira comedy sinjya nzireba nta nubwo ngewe nzikunda ngewe nkunda gusoma ibitabo sibyo nkunda gusoma Bibiliya nkunda inkuru z'ubwenge wenda sinavuze ko ibyo bakora ari bibi kuko nabonye bisetsa abana banjye nibo babikunda barabikunda bakunda papa sava ariko wenda biranabagora ariko ibyo ari byose iyo bavuze ngo papa sava kwa kundi yisekera baramukunda bakunda abakomedi ariko ngiye so kuvuga ko ntabakunda ariko ntabwo mbona ko ari ibintu bishobora kundaza ijoro baba nese Jado komero kuri apotre ukabona umunyamakuru nka numva uri kurwanya abapasiteri n'amaturo njyewe ntago ndi kurwanya amaturo sindi no kurwanya abapasiteri sibyo aposo ubundi bivuze iki aposo niyo titira abakristo bose bafite sibyo apotre buri abantu bumva yuko apotre ari yo titire ngo y'ikirenga ariko niyibanza burya apotre ni intumwa kuko Yesu yaravuze ngo muri intumwa mu cyimbo cya Kristo amen niko Paulo yabwiye abantu aposo rero buri muntu nawe uri aposo n'umudamu ubwiriza ubutumwa na aposo rero abantu bumva ko aposo ngo ntabwo ari ibirenze sibyo ibyo ni ibintu aposo ni buri muntu wese kandi twese mu Rwanda turi ba aposo umuntu wese ugira uruhare rwo kubwiriza ubutumwa ahubwo ikintu abantu bibaza ubutumwa ni iki sibyo ubundi ikintu cyose cyitwa ubutumwa abantu banagifate banakimenya ni ubutumwa nyine ariko butandukanira kuvuga ngo ubutumwa bwiza n'ubutumwa bubi kandi ikindi cya kabiri muba mufite uwabubatumye iyo umuntu azanye ubutumwa bukaba bubi buba buturutse kwa Satani ubwo mumenye ko iyo ntumwa yitwa poso sibyo ariko mubyita ivuga ubutumwa bubi buturutse kwa Satani kuko Satani niwe muzi w'ikibi ubutumwa bwiza buzana amahoro ariko uri murarema intambara aho umwuka wera atari abantu bigira ibigande nese nimwabaye ibigande benshi ni ukuvuga ngo ubutumwa kanumva pasiteri benshi nabonye baretse aho bafungiye insengero ubwo baje kuri social media mu bindi social media nta zina mvuze ariko mbona byeze ntukajya unatunga umuntu agatoki ubundi umutima w'umuntu burya n'urya ruswa iyo wakoze icyiza nawe ububizi ariko ikintu nakubwira ubutumwa bubi ubundi hari ibintu abantu badasobanukirwa binasobanutse mu Kinyarwanda icya mbere umuvugabutumwa cyangwa umuntu ufite ubutumwa aba afite uwamutumye n'ibyo yamutumye uzumve mu baperezida benshi bavuga ngo intumwa ya perezida runaka cyangwa se intumwa ya papa cyangwa se intumwa y'itorero
cyangwa yemwa ngwino ngo utume nk'intumwa ungire mu cyaro bakumera agatoki ugiye nk'iki ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite uwamutumye niwe witwa intumwa, sibyo? ubwo rero mu gihe nta wagutumye nta n'ubutumwa ufite. Undi wa kabiri ni umuntu bita umukiranutsi. Umukiranutsi si ukuvuga yuko atakiranirwa, ariko ndagira ngo mbahe ijambo ry'ikinyarwanda rimwe kuri biryo wiziritse, sibyo? Gukiranuka mujya mubona ko hari igihe abantu bagirana amakimbirane, ariko ugasanga umwe ari kwitotomba aravuga ati uyu munsi ntituri bukiranuka. Wabyumvishe ja? Tukajyana amakimbirane ariko none ati uyu munsi kanaka ntabwo turi bukiranuka. Ariko mwahura mwabasha kwiyunga, umuntu yakubaza ati se ko wavuga ko mutari bukiranuke byagenze bate, tukahita twabirangije twakiranutse. Iryo jambo niryo bita ubukiranutse. Gukiranuka si ukudakora icyaha, ahubwo gukiranuka ni ugusaba imbabazi wowe wakoreye icyaha. None rero ngo uri umukiranutse, ariko si uyu muntu umamagara ndimo kuvuga Yesu koko ni umunyembaraga da, ntabe yihanganye, ariko nabe yihanganye, Uwiteka Imana abane nawe, ndamuvugisha nyuma. Hanyuma rero muri ibyo bibiri umurokore ni iki? Umurokore ni umuntu nanone ufite ibyo yarokotse, byamuhigaga, sibyo? Byamutugirizaga, byari bimubangamiye cyangwa byendaga kumugirira nabi. Uwo muntu niwe uza akavuga ngo ndi umurokore. Umuntu aba umurokore ate agifite ibintu bimutugirije? Ntabyo warokotse. None iyo warokotse icyo kintu uba ufite n'uwakurokoye ibyo bintu. Wabyumvishije? Noneho uwakurokoye niwe uguha ubutumwa. Rero iyo umuntu atangiye kuvuga ngo ni umurokore ariko adafite uwamurokoye n'ibyo yarokotse, ubwo hano hari abantu dufite bafite ibihamya n'ubuhamya. Ubuhamya bwabaye buke, amacano y'irwamagara, amateleviziyo y'amaradiyo, ndetse n'abantu baravuga bati duha ubuhamya bw'aho wavuye, ukabubura. Abantu basigaye bavuga ubutumwa butagira ubuhamya. Ese noneho shaho ubutumwa butagira ubuhamya buba bufite ibindi bintu. Rero wenda tugarutse kuri ka kantu ka biryo wiziritse, nyine biryo wiziritse namba barengeye nitambukiraga. Japhet ni umuvandimwe, aravuga ati cara aho ngaho ngo utunge kamera no kuri biryo wiziritse byose umbwire, hari utuntu nifuza kumbwira. Rero bavandimwe, wenda nicyo wambazaga, ubutumwa burasobanutse, bwitwa ubutumwa bwiza, ariko igihe bwazanye imbogamizi muri sosiyete ntabwo buba bukira ubutumwa bwiza, buba ari ubutumwa bubi. Kandi ikindi kintu ngiye nababwira, nta muntu wantumye, sibyo? Kubera yuko igihe cyose, sibyo, umuntu avuga ubutumwa bunyuranyije no kudakunda gakondo Imana imuha. Abisirayeli bajyaga bavuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, ngo tukarira twibutse Siyoni. Uri kumva ngo inanga zacu twari twarazimanitse kugeza ubwo Uwiteka adusubirije muri gakondo. Noneho urashaka kuva muri gakondo, hari aho njya numva bavuga ibintu bye, ntiyagire n'umuntu ujyaho ntera amabuye, sinshaka no kubivuga ngo agire n'umuntu uvuga ngo Jado yaravuze, sinzagusubiza. Umutima wawe uzagusubiza. Ariko mu by'ukuri ijambo nakubwira, gira ubwenge bwa mbere bwo gukunda umuryango. Bwa kabiri, uwo muryango ukunda nugukundira, kuko hari n'umuryango udakundika, sibyo? Ugakunda umugore ukava mu gitondo umukunda ukamara n'imyaka 10 ukimukunda, ariko atarabona kugize gute umukunda. Abana bawe bakunde, sibyo? Nurangiza nanone ubakundire mu gihugu cyawe, gakondo yawe, ubiteho, ushakisha icyatunga urugo ariko kitarimo ingeso mbi. Ese ubundi reka mbabaze ikibazo, Japhet, nkubaze ikibazo nawe. Pastor afashe isuka akajya guhinga, isuka yakanga kumena ubutaka ngo nuko ari pastor? aba yumva hari abakristo bamusuzugura. Oya wibasubiriza, ntabwo abakristo bagusuzugura kuko wahinze. Ngiye buri umurimo wose nawukora, ntabwo nkubeshya. Ngiye buriya nta murimo n'umwe ntakora, sibyo? Urabizi. Nese ubundi ubupasiteri yaravuze ati, abwiye umukristo ufite jaride nziza na hoteli, akamubwira ati noneho nta kazi kuri jaride, yakamwima. Nge nsenga ariko umembe ibyo 100 cyangwa 150 200 ntaye ngaburira umuryango, ntagiye kuvuga ngo Imana yantumye itantumye. Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu uvuga ngo Uwiteka yamutumye
atamutumye. none se ko nabonye abapasiteri ubwo basigaye batura ijambo runaka ari uko mwishyuye. Ari uko ugize gute? Bamwishyuye. Ntabwo ubutumwa bwiza ngewe nzi ko bugurika, ahubwo n'abatari bafite amafaranga bagaragazaga icyo bafite mu izina rya Yesu. Kanguha urugero, ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, ngo Petero na Yohana, ngo bahasanga umuntu wari ufite ubumuga. Ubu twarabikosoye, ntabwo ari ubana ahubwo n'ubufite. Ufite ubumuga ngo nuko ngo arabatumbira, arabasaba ngo bamuhe. Baramubwira bati hari ikintu bita ifeza, iryo ntaryo dufite, ndetse n'izahabu nk'izo abandi bashobora kuba bafite, twebwe ntabwo tubifite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Ngo nuko wari ufite ubumuga ngo arahaguruka, akomeza kubatumbira, ngo nuko arazamuka mu izina rya Yesu ahimbaza Imana. Uzi impamvu ibitangaza bitagikoreka? Nuko ibi bintu abantu babaye nk'aho ari bo bakora ibitangaza, atari Imana ikorera muri ibi bitangaza. Ukumve neza, abantu benshi babaye nk'aho bubaka nk'aho ari bo bakora ibitangaza, birengagiza yuko ikora ibitangaza muri bo ihari. Iyo rero utangiye kumva yuko ari wowe uriho, Kristo ava muri wowe, hanyuma wowe ukabanza ugakora bikakunanira, sibyo? Ugakora kata zawe, ukagira gute, ugatera itoki bimwe bavuga, ugakora marigondi akanga, sibyo? Ugatera agatebe gatoki ugasimbuka bikanga, byamara kwanga ukavuga uti none imbaraga zanjye, ni wowe Umunyamerika yavuze ngo I surrender, ndayamanitse. Hanyuma n'ubwo Kristo aza agakora. Ikindi kintu, abantu bubatse izina ryabo kuruta izina ry'Uwiteka. Kandi mukavuga ko izina ry'Uwiteka ari umunara muremure. None wowe ko Imana hari ikintu yirahiye, iravuga ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi muntu, cyangwa ngiye ibishushanyo bibajwe. Icyo nicyo yirahiye, ahubwo umva ikintu kizana icyubahiro. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera, yakoreye Imana pe, yayikoreye, ngo nzabwira Data, ngo Data azamuha icyubahiro. Ngiki kintu cyambura Imana icyubahiro, ni ugukora umurimo wayo. Nibwo imanuka ikaguhereza icyubahiro, ariko nanone ntabwo yavuze ko kiruta icyayo. Ariko uguze ukuntu Imana ikunda icyubahiro, ngo nicyo yapfuye na Satani. Umva, ngewe wenda ntabwo nshaka ko ndi kuganira kuri showbiz, ariko uburyo Imana ikundamo icyubahiro ntabwo, nta muntu bagisangira, ntawe. Kubera ko Imana byonyine irivuga, irihamya, ikavuga ngo ndi Imana nziza. Urumva icyo kintu? Umuntu aratinya kuvuga ngo ndi mwiza, ariko Imana iravuga ngo ndi Imana nziza. Icya kabiri ikavuga ngo ndi Uwiteka. Habuze ko ari byo umuntu agiye guhanuza ko ari uko avuga. Ikongera ikavuga ngo ndakiranuka. Uri kumva wese wari wavuga ngo ndakiranuka? Mama we, utegereza ko iguhamiriza, ariko yo irihamya. Irihamye ubwo ikavuga ngo ndi Imana nziza. Ndi Imana iri hejuru y'ibigirwamana. Ntago rero we wayivuga kurenza uko yivuga. Ako kurumva, ntago wowe wahamya Imana kurenza uko yihamye. Iyo kuva kera yaravuga ngo ndi Imana nziza, ndi mwiza, ubwiza bwanjye. Abantu mushaka patito muri comment mu byandike, tuzagarure Jado Fils. Ni umunyamakuru mwiza, ni n'umuvugabutumwa mwiza, ariko tugana ku musozo njye hari akabazo k'amatsiko tuzagakomerezaho kuri patito, ariko kanze nkabariza abantu badukurikiye ko muri Bibiliya abantu bakurikiraga Yesu niwe wabagaburiraga, sibyo? Kuko hari imirongo myinshi hari tubona ko Yesu yakoraga ibitangaza, binageraho asa nk'ubacyuriye ati ndabizi igituma munkurikira, sibyo? Ariko ubu ngubu usanga abantu ngo bahagarariye Yesu ku isi, ahubwo ari bo bagira ute, intama arizo zibatunze. Ibyo bintu uratubwiraho gakeya, tuzayikomeza muri part 2. Abandi bantu mubishaka mujye muri comment mubitubwire. Okay, sawa. Ubundi hari ikintu ujafite abantu batajya basobanukirwa. Umushumba n'intama biratandukanye. Kandi umushumba agomba kuba arusha intama iki? Ubwenge.
ndagira ngo hanze nabibabwire ubundi iyi ntama ubwo ndi kwivugira mu bisanzwe ariko mu buzima busanzwe intama zibaye zirusha umushumba ubwenge ubwo waba atakiri umushumba kuko burya iyo Imana iguhaye kuyobora intama iguha n'ubwenge bwo kuyobora izo ntama. Ikindi nanone cya kabiri mutajya mumenya ni uko mushaka kubyara intama kandi nta mushumba ubyara intama, ahubwo intama ubwazo zirabyarana. Sibyo? Wabyumvishije? Nta mushumba bibasubiriremo ubyara intama, intama ubwazo nizo zibyarana bitewe n'uko umushumba ziragiye. Icyo nicyo kintu ushaka kubabwira, imwibwira indi ngo tugiye mu rwuri, indi igakoma ku yindi, indi ikagira umunezero ikabyara, sibyo? Kubera bitewe n'uko umuntu aragiye nyine. Rero ku kintu wari uvuzeho, urwuri umuntu yashotse, sibyo? Mu yandi magambo ntabwo intama arizo zigaburira umushumba, nako umushumba ntabwo ari ugaburira intama, sibyo? Nako intama ntabwo arizo zigaburira umushumba, umushumba niwe ugaburira iki? Intama. Ndisubiremo. Ye nabivuze mbere nyine, nabivuze mbere, azishora mu rwuri rwiza zikarisha. Yego. Mwebwe siko mubizi. Rero yo muzana siyasa zo kuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ngo ndaguhata ijambo, mu buryo bw'umwuka ukirengagiza ko no mu mubiri umuntu ari bukenere kurya, sibyo? Uba ukoze amakosa, sibyo? Urumva bageze mu kirorero, sibyo? Bahageze, hanyuma Petero Yesu arababwiriza. Amajije kubabwiriza, Petero avuga ati ariko ibintu by'umwuka wabiduhaye, twabibonye, sibyo? Noneho reka tugaruke no muri pati y'umubiri turebe ko naho ushoboye. Aravuga ati rero noneho ati mwigisha asezerera abantu bagire gute? Bataye, kuko ahantu turi ni mu kidaturwa. Siko yababwiye se? Ahantu twebwe twibereye ni mu kidaturwa. Ni ukuvuga mu kidaturwa ni ahantu hadatuye abantu. Ni nk'uko wafata Nyungwe urona ni y'amashyamba, ariko ukahahurira n'iki? N'abantu, ukababwiriza iki? Ubutumwa. Petero atereka rero nese ati turi mu kidaturwa, ahantu umuntu adashobora kugera mu rugo. Yesu aravuga ati abari mwebwe mugira gute mwanama mwe mubagaburira. Ni nko kubwira abantuza, ni nko kubwira abadiyakoni, ukabwira n'abandi n'intama ngo mumenyane, sibyo? Abari mwebwe mugaburirana. Noneho Petero avuga ati twebwe ntitwanze kubagaburira, ariko hari akana gafite amafi 3 n'imigati ngahe 3. Gusa urumva ibyo bintu byahaza abantu 5,000. Urumva noneho itorero ridahaza abakristo ku by'umwuka n'iby'umubiri. Akenshi wenda niyo ritangira, niyo mpamvu nabagiriye inama mujye mutangirana nabo mubasha kugaburira. Yego. Ako kantu niko bona umushumba no mubyeyi agakwiye gutunga abakristo. Sibyo? None uravuga ibindi ni muri part 2 mubyandika muri comment abantu mwe mukiryohewe. Ubwo wenda ahantu mbisoreje aha, wenda ngira ngo nkayine neza n'abashumba be kunyumva nabi. Yesu avuga ati mubinzanire hano. Nibyo koko ibyo bike nibabikuzanira, ariko ubigira imishinga, sibyo? Uvuga uti nubwo ufite 100,000, nubwo ufite 200, ntabwo Yesu yavuze ngo mubizane mbyimirire. Ntabwo y'amafi 3 yayafashe ngo ahita yarya, ya migati ntiyayiriye, ahubwo yaravuze ati reka mbere kuko tubigenza. Arabizamura gutya, aravuga ati data ugira ububasha, ni wowe uduha ibyo kurya biva mu butaka, sibyo? Bwiza, turabigushimiye. We yarashimiye iby'Imana yabahaye, arangije abirambika hasi, babona ibintu biratubutse. Ibintu bituburwa n'iki se? Bituburwa nuko wowe udashaka kurya intama, ahubwo ushaka kuzereka icyerekezo. Umuntu afite 100,000 ngo bizane nabyo mbisengere, ngo mbirye, ngo bizatubuka kandi ubimaze, kandi ubiriye. Ahubwo niba afite 100,000 mubwira uti genda ushore, hano harimo imboga ku gasoko kaha naha bubakiye abaturage, uri kumva? Ukore gutya na gutya, uza gusenga ku cyumweru cya kwa kabiri. Ibyo ntibihagije. Ibyo ni ibintu umuntu utarize iyobokamana, ibyo ni ibintu abona. Ntabwo ari ngombwa ngo mu gitondo ngo pfukama 4 ngo senga 7 ngo uzajye uhora mu rusengero. Wapi? Kiriya kiwe cy'amaturo haya n'igihe haturwamo ibiceri 400 500, ariko ugasanga abantu bose barimo barakireba, kandi barafite ngo ubwize ukuri. Abantu badatura nibo bagira amahane. Umuntu udatanga icya 10 niwe ubaza icya 10 kijya. Umuntu udatanga ituro ry'ishimwe niwe umenya aho rijya. Nibo bashumba rero mwitonde, sibyo? Mwitonde cyane. Rero ikindi navuga nuko
urufatiro rw'Imana ruracyariho Hallelujah. rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Azabe. Bibiliya iravuga ngo nawe izikuzimu zazikuka, ngo ntabwo bishoboka ko abantu b'Imana bashobora kunyeganyezwa, Amen. ahubwo umwuka w'Uwiteka agira icyo akora. Reka rero tubonane ubutaha. Nitambukiraga murabona ko ari no ku kagoroba, nihicariye ahantu mu kajaride, sibyo? Kandi Imana ibahe umugisha, amahoro n'ubuzima. Bavuga butumwa b'inshuti zanjye bose, namwe mukande subscribe, basugira Steven, ba Isanoel Karinishabo, sibyo? Aba ni abantu mbavuga babwiririza ahantu, ba abantu bagiye batandukanye bose, babwire ngo Imana ibahe umugisha. Ariko mwibuke gukanda subscribe. Ariko sibyo urabibibutse iki? Twababwiye yuko uzi gukora neza nabikore bimubera icyaha. Ubundi gukanda sub kuri biryo wiziritse bigutwaye iki? Nushaka kujya ufata na telefone ya mugenzi wawe, nk'ubu ngubu ugiye shaka guha umuntu sub, ngiye mbwira abashiki banjye bose ni mukande hano, abwira mama wanjye n'abaraho muri salo bose nkababwira ni muzane mbibereka. Nawe rero ukibona iki kiganiro, Imana iguha umugisha, sub ungana na sub uri bushyireho. Hari icyo bigutwaye, bibe bityo. Murakoze cyane rero. Hanyuma nyine wenda nabibutsa abantu benshi twagiye tumenyana cyane kuri Sana Radio, kuri Yongwe TV, kuri Family TV no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko ubu nanjye mbabwire yuko Jado Office TV show yaje, kandi bazaniye show bize nziza. Turapininga munsi link yayo, ntacyo murayibona, ariko muzakomeza kugenda muyibona. Ikindi kintu wenda nababwira nuko njyewe mbaza abantu bose sekira na gospel, sibyo? Abantu bose n'abakora umuziki usanzwe urukundo, no mu rukundo muzajya mwisangamo, ntacyo biba bitwaye, ntabwo ari full gospel gusa. Imana ibahe umugisha. Tuwusangire. Okay, umuntu ashaka kukuvugisha vuga nimero yawe. Ayasha, ahubwo yavugisha Jafeti Pro, hanyuma yahita mbona, sibyo? Ariko mbwire n'abantu namwe muri Burayi mujye mukanda sub. Kubera iki koko? Ngiye bari muri Amerika nayo. Ndabizi ko ngiye mwankandiye sub, ariko se biryo biziritse. Wewe bimeze bite ugakanze? Ariko bana yaje. Ubu se tubivuge mu ndimenye. Kubera rero bikoze nyine nizeye ko bigiye kuba. Uziko rero bundi narebye nkabona indirimbo ifite miliyoni 2. Nese. Urase ko mwaranshyigikiye. Urukundo bakweretse na hano ni barugaragaza. Barwereka. Ubu se mwamaye sub, hano hari n'indirimbo ifite miliyoni zingahe, hari n'izindi zifite zingahe, hari n'ibiganiro bifite ibihumbi bingahe, kandi n'ejo nipine ndabona muzama nk'ibihumbi 10, ariko na biryo wiziritse. Turinde ko ubu se nzazana biryo wiziritse icana ni cano, dusenge basi dusengere tubasengere kugira. Oya ndabona muri party tugomba kuba hari tukanabasengera rwose. Tuzabasengera ni mu bishaka. Okay, Imana ibarinde abadukurikiye muri ahantu hatandukanye. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Amen.